kuva saa 4 kugera saa 5:30 za buri wa gatandatu tuba tuganira mu ngingo zitandukanye zirimo izireba ubuzima bwite bw'igihugu ku gihugu kiba gihagaze muri iki gihe mu buryo bw'imibereho, haba muri politike, haba mu bukungu n'izindi ngingo zitandukanye tuba tuziganiraho. Rimwe na rimwe duca no mu makuru tukayarebaho, amakuru aba yararanze iki cyumweru aba yaragiye aba amakuru navuga amakuru akomeye kurusha andi tukaganiraho, tukagira n'igihe cyo kugira abatumirwa muri studio kugira ngo nabo tuganire ku ngingo n'ubundi zireba ubuzima bw'igihugu. Ni nabyo turi buze gukora kuri uyu munsi wa none. Ndaza kuba ndi kumwe n'abatumirwa muri studio, cyangwa se mwe mudukurikira muri kuri YouTube murimo murabibona yuko bageze no muri studio turi kumwe nabo. Tujye kuganira rero ubundi turebere hamwe ingingo tuza kuba dufatanya gusesengura cyangwa se gusobanukirwa kugira ngo abantu babashe kuba bamenya ibi biravaha ibi birajyaha kubera iki ariko bimeze. Muri studio rero ndi kumwe nabo, reka nkunze kuvuga abantu ariko reka mbaho umwanya buri wese yivuge. Ndahera kuri wowe, ndaje kuba ndahera kuri Shyaka, ubwo n'ubundi ndakuvuza ariko nacyo reka nguhe umwanya kugira ngo noneho ujye no mu ngiro zijyanye n'icyo cyatumye turi kumwe nawe muri aka kanya. Ngo ikaze Shyaka. Murakoze cyane. Mwakoze kudutumira. Ngiye nitwa Shyaka Michael Nyarwaya, abandi umuyobozi w'ikigo bita Afri Global Cooperation Program, kiri muri capacity building, kiri muri investment, kiri mu savings and financial literacy, uburyo twigisha abaturage cyangwa se abanyarwanda uburyo bwo kwizigamira n'uburyo umuntu yakoresha ifaranga rye mu buryo bwiza kugira ngo bimufashe ejo heza hazima no gutera imbere. Tuguhaye ikaze rero Shyaka Nyarwaya Michael, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Hanyuma ku rundi ruhande none turi kumwe na Nzeyimana Jean Baptiste. Jean Baptiste ni umuhuzabikorwa wa porogaramu cyangwa se gahunda ya ejo heza yago ni mu karere ka Nyarugenge na Karongi. Nawe nguhaye ikaze muri studio. Turabashimiye Royal FM kudutumira. Murakoze cyane. Natwe dutanga umusanzu mu kubaka igihugu, twigisha abanyarwanda uburyo bwo kwizigamira by'igihe kirekire. Nuko abantu bamaze kubyumva turimo turazenguruka tugaruka ku ngingo ijyana no kwizigamira. Tugiye kuganira twibaza tuti abanyarwanda bageze he bagira umuco wo kwizigamira kugeza ubu ngubu byifashe gute? Nicyo kintu tugiye kurebaho. Turaza guhuza iyi ngingo nabo muri Afri Global Cooperation Program kubera ko namaze kubona ko mufite ibikorwa byinshi bitandukanye mugenda mukora birimo bukangurambaga mufasha abantu kugira ngo bumve ibijyanye n'uyu muco wo kwizigamira. Ibyo byose iyo muba kangura iyo mbaga turi kuyikangura muhita mubona n'igipimo cyo gusinzira yari iriho. Reka twinjire kuri gahunda rero, duhere kuri ejo heza. Ubwo turayifata nka case study tuza kugenderaho iduha ishusho itwereka uko abantu batekereza cyangwa se bumva uyu muco wo kwizigamira. Bwana Nzeyimana, reka mbare wemeraho tuganire muri ubu buryo utubwire iyi gahunda ya ejo heza. Nubwo uri coordinateur muri utwo turere tubiri ariko mu rwego rw'igihugu ufite amakuru afatika yayo, abantu reka tubanze tubongere tubabwire kuri gahunda ejo heza. Murakoze cyane. Nubwo ndi umuhuzabikorwa muri Nyarugenge na Karongi, ndi mu bagiriwe amahirwe yo gutangirana n'iyi gahunda, ndetse muri phase pilote yayo mu gihe kigerageza kureba koko uko abanyarwanda bazabyumva. Hari mu mwaka wa 2018. Yego. Icyo gihe twegereye abaturage uturere twose 30, tureba koko ese iyi gahunda tugiye kwigisha abanyarwanda bazayakira bate. Icyo gihe yari taritwa na ejo heza, tukivuga ko ari ubwizigame bw'igihe kirekire. Ejo heza ni izina nakwita ry'akabyiniro kayo kugira ngo bumve ko ari heza nyine ejo umunyarwanda agomba kuba heza. Dutangira tubyigisha turere twose, ariko ngiye nk'akarere nari ndimo natangira mu karere ka Nyanza, nyuma nza gukomereza mu karere ka Gakenke. Urumva no turere tujya kuba icyaro, ariko harimo igice kinini cy'icyaro cy'abaturage. Nza gukomereza nyuma no mu mujyi wa Kigali mu Misiri imbere na Karongi kubafasha. Urumva ibyo bice ari igice cy'icyaro n'igice cy'umujyi, tugenda tureba imyumvire y'abaturage uko iteye. Tubigisha rero ubwizigame bw'igihe kirekire,
abaturage bacu bamaze gukanguka cyangwa se baranakangutse baratubwira ati reba ibintu mareke tubanze turi babyerekeza mu gihe cyashize mu myaka yashize hari ibindi byaje bijya kumera hari n'igihe abaturage kubaza ati se ntabwo bimeze nka bya bindi ese bya bindi ni ibiki ariko bashaka kutubwira za microfinance ati hari ibintu byaje tubishyiramo amafaranga batubwira ko nabyo ari ukwizigamira no kutuguriza ati ubu iyo leta itatugoboka ngo ibe yadusubiza ubundi twari twahiye tuba twahombye byaragiye ati ibi bintu birerekeza he wari ukomeje ku muco wo kwizigamira byaduhaye ishusho ikomeye murabizi ko abanyafurika no kwigishwa n'abaje batwigisha bwa mbere ababera baje batwigisha iyobokamana no kwandika no gusoma ngira ngo iki kintu bagiciyeho sinzi n'abari ko babishaka cyangwa batabishaka ariko ubona iyo byigishwa nk'uko twagiye twigishwa twiga gusoma no kwandika kuzamuka mu mashuri n'ibindi umuco igipimo cy'imyumvire mpamya ko ku banyafurika ku kwizigamira by'igihe kirekire biri hejuru bimaze kugera kure ariko amahirwe rero agira igihe azira byaraje ejo heza rero imaze kuza nabwo ibibazo abaturage bibazaga byari byinshi sinatinya kukubwira ko naho ugera umuntu akakureba ati rero wa mugabo we ati rwose ibi bintu twabyumvise unabyigisha neza turanabyumva ati ariko se ko n'uyu munsi ubona atari heza ubwo ibintu by'ejo ndabya kubijya ati ibintu rwose n'uyu munsi ntabwo ari heza none ibisanye by'ejo no kwizigamira ati ukavuga ati pansiyo ukumva abenshi ntibabyumvaga ni urugendo rero rwarakozwe ariko ejo heza ikaba inkomoko mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2012 bw'ibarura rusange ry'abaturage n'imibereho myiza bigaragaza igipimo gikomeye urumva ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare kumwe gikora iriya mibare yose yibarura ngiye kuvugamo bibi by'ingenzi ku gipimo cy'izabukuru byagaragaye ko abanyarwanda barimo bajya mu zabukuru ku gipimo cyo hejuru 60%. Noneho ikindi cyagaragaye ni uko ababasha kwizigamira mu buryo bwa pansiyo abatwita abanyamishahara bakorera leta n'ibigo bindi abanyamishahara kugira ngo abadukurikira babyumva nibo bonyine igipimo cyageraga kuri 7%. none abandi bamenye ubwenge mbere bakizigamira pansiyo muri ibi bigo byigenga by'amasosiyete d'assurance yari 1%. wareba bose ukabona abazahabwa pansiyo ni 8%. noneho ugahita wibaza ngo 92% bizagenda bite naho rero ihurizo ryaturutse ryo kureba ngo ni iki cyakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke 60% barimo bajya mu zabukuru ku gipimo cyo hejuru. Ahangaha abadukurikira bizi kujya mu zabukuru si ikibazo kuko twese tuzahajya ahubwo ni icyo ujyanye yo ndajyana y'iki hajyana y'iki icyo nicyo reba warihaye umusore we patience uri umusore nivuga umusore uri umugabo ariko ndavuga imyaka y'ubusore ufite imbaraga ariko ejo birahinduka uri umusitari gisanzwe nkuzi buriya dusanzwe tuziranye kuri social media kabona ejo bundi na Gorizo ndaheze nkuzi muri abasitari yego nta kintu cyambabaza nk'umunyarwanda nk'umuntu ugize ejo duhuye nshaje ngasanga uri kwa Rubangura usaba ngo itikije Kabuga mvuga utakubise nari muzira muri bya bihe bye cyamgendekeye biti kandi ibyo ni ibintu bijya bibaho ingero turaziza ko bamwe barakangutse hari abantu tuzi barabasitari kera mu bintu by'imipira ikigurcyo ubungubu muhuranye ugasanga ibintu byaranze tu buriya ni ikibazo cyo kutagira ntuze kwizigamira mu by'ukuri rero leta ireba icyo kibazo igiha umurongo noneho gushyiraho ikigega cya ejo heza cyatangira gufasha abantu muri rusange kandi kuvuga ngo 92% badafite uburyo bwa pansiyo so kuvuga ngo nibo bakene harimo abacuruzi harimo abahinzi borozi harimo abafundi harimo imirimo yose ikomeye itandukanye abajene b'abamotari abanyonza baki abakora kubikwa abantu izi ngeri zose abadukurikiye barabyumva barimo
byiciro byinshi n'abacuruzi. reka turagenda tuganira ingingo ku zindi kugira ngo na Shyaka nawe yisange mu kiganiro tugendane. Turabona imibare itwereka ko kuva mu 2023 kugeza 2025 niba imibare nabashe kubona ariyo muraza kutubwira, baratubwira ko abantu bagera kuri 3,200,000 birenga ari bamaze kujya muri gahunda ya ejo heza muri iyo myaka nyine mvuze 2023 na 2025. Umuntu akavuga ati se iyi mibare ubwayo twayifata nk'imibare ikiri hasi, niba ari mikeya mwe nko muri AfriGlobal Cooperation Program mwisanze muri gukangurira abantu muri iki kintu kijyanye no kwizigama kubera iki, kuki mwabijemo, duha ishusho y'icyatumye cyababereye imbarutso kugira ngo mujye muri iyi gahunda. Murakoze cyane Patient, murakoze na Royal FM kudutumira. Icyatumye tujyamo nuko buriya politiki y'igihugu ireba abikorera, ikareba societe civile, ikareba amatorero n'imizigiti n'abandi, mbehe buri muntu afite uruhare kugira ngo yubake igihugu cye. Iyo urebye muri gahunda bita NS2 ni gahunda ya leta kandi iva hasi ku mudugudu, abaturage bakavuga ibitekerezo byabo kugira ngo abantu barebe ko bashobora kuzabigiramo uruhare. Ari nabyo nyakubahwa perezida wa repubulika yiyamamaza umwaka ushize, batweretse ibizakorwa mu myaka 5. Muri NS2 rero impamvu AfriGlobal yatangiye no kugira ngo natwe tugire uruhare kugira dukangurira abantu umuco wo kwizigama nicyo bita financial literacy. Nta nubwo twebwe tureba kwizigamira gusa, ariko tureba ifaranga ryawe warikoresha gute kugira ngo ubashe gutera imbere. Usanga ifaranga uburyo turikoresha bigoranye. So NS2 rero twasanze turi kuri 12 kwijana mu kwizigamira mu gihugu hose. Kandi NS2 irifuza nibura muri iyi myaka 5, ubu turabura 4, nayo naga ikigera ko kubu ngubu twageze muri tugiye kugera muri 2026 kandi manda izarangira muri 2029, irifuza kugera kuri 25 kwijana. Impamvu iby'ubwizigamire mu gihugu kuva kuri 12, ubu ngubu wenda turimo turagera kuri 13, kuva kuri 12 mu myaka 4 tube tugeze kuri 25. Ibyo bintu birasaba imbaraga zikomeye, ntago bisaba leta gusa, birasaba abikorera, birasaba abanyamakuru, birasaba societe civile, birasaba buri muntu wese. Natwe rero nka AfriGlobal mu ngingo zacu n'ibyo dushinzwe twabonye ko twigisha uburyo umuntu yakoresha ifaranga, financial literacy na saving, ko twagira uruhare ariko kugira ngo natwe tubashe kubaka igihugu, twigishe abaturage umuco wo kwizigamira. Noneho tuzave kuri ya 25 dufatanyije na leta, dufatanyije n'abikorera, tugere kuri 25 muri 2029. Ibi y'abantu bizigamiye bifasha uwikorera amafaranga kujya muri banka akabasha kubona loan. Iyo umuntu yizigamiye ari benshi izo 3,000,000 ariko tukavuga tuti noneho reka zibe 8,000,000 bose bizigamiye, ibyo bituma muri banks harimo amafaranga. Kazutanga urugero, wizigamiye igiceri kimwe, buriya muvuze ikintu gikomeye, birababaje kujya muri mu zabukuru nta kintu ufite, ariko katuvuga ufite imyaka 45. Uzi ko abantu bajya muri zabukuru muri 70, 65, ariko kambare kuri 70, Imana iguhaye ubuzima. Wizigamiye igiceri kimwe ku munsi umwe kijana buri munsi, ku kwezi ni 3,000. Wakuba mu mwaka ni 36,000. Ibyo bintu iyo bikubye mu myaka 25 ufite 45, kugeza turebe ikintu kivamo icyo ari cyo kiravamo 10,10,800. None se 10,10,800, 10,10,800 ugereje imyaka 70, kandi buri kuri bugeze 100,000 ushobora kubishyira mu cyo bita Rwanda Stock Exchange, cyangwa ushobora kubishyira muri ejo heza. Ejo heza yunguka 12 kwijana. No kuvuga wamaze kugeza miliyoni, uyishyize muri ejo heza ikungukiye 12 kwijana. Iyo ni business. Aha, cyangwa uguze bondi utangiye kuguriza leta. Bondi ni za leta. Iyo ushyize amafaranga muri Rwanda Stock Exchange, cyangwa ugashyira amafaranga muri RNIT Terambere Fund, cyangwa ugashyira muri Capital Market, cyangwa ugashyira muri ejo heza, ayo mafaranga yawe arunguka. Kugira ngo uzabone 12 kwijana kwisi hose, ntabwo ushobora kubona iyo nyungu. Ibyo ni ibintu biri practical. Noneho ya mafaranga wizigamiye aratangira kunguka. Kandi ntabwo urundi rugero ugize 2,000,
nafatiye ku myaka 45 kuko hari abantu bavuga ngo nta myaka ijana agenda apfuye n'ubundi arangiye. Nafashe mu myaka 45 umuntu yatangiye kwiheba. Ubwo nanze guhera ku bana bacu bafite imyaka umwe cyangwa bafite 5 cyangwa 10. Utangiye kumwizigamira igiceri yazageza imyaka 20 afite amafaranga ngaha. So katuvuge bibiri ku kwezi ni 60, ku mwaka ni 720. Imyaka 25 kuri ya yindi uzaba ufite miliyoni 18. Izo miliyoni 18 navuze ko zizajya zibyara 12 utangiye kuya n'igihumbi kirabyara 12. Uzajya gusanga ugiye kujya muri za bukuru ufite miliyoni zawe 50 cyangwa 60. Ikibazo ubwo ngubwo ntabwo uzaba ugiteje ikibazo leta, koko amafaranga wamaze kuyizigamira uzaba ufite ibyo ushobora kwikorera nk'umuntu mukuru. Kamvuge 5, turimo turavuga amafaranga make yashoboka. 5 ku munsi, ku kwezi 150. Gukuba umwaka miliyoni 1,800,000. Yukubye mu myaka 25 uraba ufite miliyoni 45. Miliyoni 45 washyize muri Ejo Heza wazishyizemo zigitangira zizaba zijya muri miliyoni hafi 80 cyangwa 90. Ubu umuco wo kwizigama abanyarwanda tuwuhereye kare, ntiduhere ko tuvuga ngo turashaka kwizigamira 10,000, 100,000, miliyoni. Ikitwica turagenda tugashaka kwizigamira menshi, ariko naguhereye ku giceri kimwe. Rimwe na rimwe umuntu atakibasha no guha n'umuntu wagusabye. Uramutse ubigize discipline buri munsi, murabizi kera tukiba mu giturage ukuntu twajyaga dufata agakarito tukagenda dushyiramo amafaranga. Ariko igihe cyose uwo muntu wizigamiye akajya kumena kariya kantuza, yavaga amagura inka, ushoboye kugura ingurube akayigura, ushoboye kugura ihene akayigura. Uwo muco kandi abanyarwanda kuva kera barizigamiraga. Buriya tujye twirinda n'ibintu by'abazungu. Twazaga ibiryo, twakweza imyaka tukayihunika. Noneho guhunika bikazadufasha kugira ngo nibiba bimaze gushira tubashe kugira ngo tugire uwo muco wo kuba twarahunikaga tugahunika ibyo twahinze. Ni nawo muco twakabaye duhunika umushahara. Pasiya, urabizi ko tuziranye igihe kinini. Uragenda ukareba umuntu yakoraga akazi, uyu munsi bamwirukanye, nyuma y'amezi 2 ari mu gusaba n'itiki imugendesha. Ibyo bintu twabica gute? Tubica turi mu kwigisha icyo bita financial literacy, tubica turi mu kwigisha abantu kwizigamira hakiri kare, kuko akazi uriho sakawe, akazi ndiho sakanye. Ejo mu gitondo bishobora kuzinduka nyiri kazi akubwira ati genda birahagaze. Ariko nimba warabashije kwizigamira, nibyo yahoze ari mu kuvuga, ntago uzaba uri kwa rubangura ngo uburi itiki kujyana Kabuga, kuko ari cyo wizigamiye. Ariko nanone twebwe turimo turakangurira abantu kwikorera, kuko yurebye leta wenda itanga 10% akazi, ariko 90 nabikorera. Turagira ngo nimba Jamari yabashije kwizigamira akabasha kwizigamira imyaka 5 cyangwa se imyaka 3, Jamari araza guhera akatangira ka business hariya. Natangira ka business icyo bita side hustle. Nago umuntu abaho areba ku mushahara wonyine. Nahoze ndi mu gukurikirana umuntu umwe, ariho ngiye gusoza kugira ngo wenda ugire. Umuntu umwe yarakoraga, akora agenda yizigamira, arangije abasha kubona 70,000. Atangira akantu ka coffee ko kugira ngo, murabona ko abanyarwanda basigaye bakunze coffee, ni ibintu abantu batoye. Abitangirira muri gare. Abitangiriye muri gare 70,000, kandi 70,000 twese turabigira. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 4 arimo arabona miliyoni 70 ku kwezi. Yari umukozi, yarahereye kuri 70, yarahereye ku 70,000 by'amanyarwanda. Atangira agakofi, ariko barimo arabona miliyoni 70 bitewe n'aho afite amakofi hose mu gihugu ku kwezi. Rero umuco wo kwizigamira abanyarwanda bagomba kumva. 1 ni politiki y'igihugu iri mu kutujyanisha muri NS2. NS2 buriya viziyo 2035 biravuga ko tuzaba tugeze kuri 30% mu kwizigamira. Murabizi ko 2050 umuturage w'u Rwanda agomba kuba afite 12,400 by'amadolari. Ibyo 12,400 by'amadolari ntabwo dushobora kuzabibona abantu batarahereye ubu ngubu bari mu kwizigamira. Nicyo bita upper income muri 2050. Middle income muri 2035. 2035 buri muturage w'u Rwanda agomba kuba afite 4,028 y'amadolari.
ibyo bintu iyo turi mu kubivuga ngo buri muturage agomba kubivuga, ni uwa Nyamasheke, ni uwa Nyagatare, ni uwa Huye, na wa wundi wahinze ibirayi bye, n'uwahinze ibishyimbo, agomba kubicuruza, yamara kubicuruza akagira ayo mafaranga. Ibyo rero tutatangiye kwizigamira ngo amabanka yacu abashe kubona amafaranga menshi arimo, hanyuma bonds zibashe kubona amafaranga. Abangaba Ejo Heza RSSB batubwiye ko batwungukira 12%, ariko nabo bayatanga mu mabanka nayo akabungukira. So uko dukomeza gushyira muri Ejo Heza, uko dukomeza gushyira muri RNIT Terambere Fund, uko dushyira muri Capital Market, uko dushyira muri Rwanda Stock Exchange, niko amafaranga ajya muri banka, tukabasha natwe kubona inguzanyo. Hari umuntu ujya gusaba banka inguzanyo wenda miliyari zingahe, amafaranga akaba adahari. Ikibitera ni iki? Ubwizigame bwacu buri hasi. Iyo urebye ibihugu nka Singapore, ukareba ibihugu nka Norvege, ukareba ibihugu nka Amerika, ukareba ibihugu nka Qatar, tujya tuvuga ngo u Rwanda ngo Afrika, u Rwanda ngo ni Singapore Afrika. Bariya abantu barizigamiye. Iriya Singapore muri za 80 hari igihugu hano muri East Africa nagiye kuvuga cyabateye inkunga bafite ibibazo muri za 80 ariko ubu ngubu Singapore GDP irimo iragera mu 60 by'amadolari. Icyabiteye GDP kugira ngo izamuke isaba kubera wamaze kuba abantu babigishije umuco wo kwizigama, kandi igasaba ko abantu bagira entrepreneurship, uburyo bwo kwikorera. Abantu bagatekereza kwikorera cyane kuruta kuvuga ngo leta izaduha akazi, koko ubwo muri NS2 harimo job creation, ko nibura leta izaha urubyiruko cyangwa se akazi 250 buri mwaka. Mu myaka 5 ni 1,250,000. Ibyo kugira ngo bigereho ubashe gutanga akazi kenshi 1,250,000 mu myaka 5, nuko tugira abikorera benshi. Abo bikorera bagatanga akazi, nibamara gutanga akazi ba bantu nibava mu bushomeri baraza gutangira kwizigama. Nibizigama ikibazo tube tubasha kugikemura kigeneye n'amafaranga. Shyaka urakoze cyane. Birumvikana abantu muri Free Global Cooperation Program mwafashe initiative ikomeye mu bintu numva bitoroshye no kubyumva. Shyaka avuze ibintu byinshi, Jean Baptiste sina wabikurikiye wumve, ni ibintu byinshi bishobora kuba byagora abatari bake guhita babyumva. Nkibaza nimwe yo muri mu baturage gutyo muri campaign mugenda mukora, bukangurambaga mukora, ibi bintu Shyaka avuze abaturage barabyumva, basobanukiwe bati ikintu cyo kwizigamira? Barabyumva kuko natangiye mvuga ko byari bigoranye. Aho umuntu nibyo nakubwira ko umuntu atatinya kukubwira ko n'uyu munsi atari heza, none uzanye ejo heza. Ibyo by'urubyiruko turahura kenshi n'abakora, n'abakina umupira, n'abagira bati ati se ubundi amafaranga uziba mu minsi ishize abanywa inzoga barabizi ngo mitsingi yari 3. Twari dufite urubyiruko hano mu mujyi ngo nta nzu y'3. ko muri se inzu 3 ubundi hari imvugo yaje ngo nibange ifunguro ritakugeza i Kigali nguririra ku Ruyenzi, sinzi ku rugero bavuga ngo amafaranga ngo tuyatikura atakubakira inzu ngo yubakisha umubiri. Izo ni imvugo njyabukene zo guhindura mu rubyiruko, kandi koko ntibina umuntu ntageraho yumva ko twabonye agomba kuturya ako kanya batangiye kubyumva. Ariko noneho system iriho nziza Ejo Heza, iyo wizigamiye kuko telefone yahujwe n'indangamuntu wita indangamuntu unyivuze kuko niyo konti muri Ejo Heza. Buryo ushobora no kwifata kujya no kuri banki ugamukozi wa banki ati narinje kwizigamira muri Ejo Heza, agahita bikora mu buryo bw'ikoranabuhanga barabinogeje. Shyaka rero ntavuze birumvikana. Umuco nka Free Global Cooperation Program sinari nyize, ariko mba interese yo kuzayikurikirana rwose. Leta nitwe n'abafatanyabikorwa bose. Yego. Uburyo bivuze birumvikana. Yagiye atanga ingero zikomeye, natwe rugero tukunda gutanga. Urabona patience ntabwo yaburi 10,000 ku kwezi yabiteguye bidasanzwe. Njya nkunda kuza muri ibiganiro mfite nk'imashini nk'uko rimwe hamwe ubugaragaza n'imibare y'ako kanya muri Ejo Heza n'urugero uko bigenda n'ubiyo hagiye naturebere n'imibare hariyo navuze. Uri gushimangira ko ibintu ubona bagenda babyumva, ariko kuva 2018 kugeza 2025 imyaka igiye kuba ngahe 7 imyaka 7 muri miliyoni 10 na zingahe z'abantu tukaba tubonamo miliyoni 3 gusa. Uko
uko ishyaka bivuga none se ubundi tujya tuvuga ngo ubundi utajye muri ejo heza wayisimbuza iki n'ubundi ntiyari inahari ariko noneho iravutse uzi ko abantu bakoze iyo tutangiye kubigisha batangira korogereta ati ibi bintu kuki bije nkuze ati nk'ubu ngubu abaje akakanya ati ni nk'abantu muhura atarize akabona biramubabaje ngo ntacyo ngo ayo ntize ngo abana bazayiga n'abandi rero ababyeyi baravuga ati ubu ngubu ndakuze ndimo ndakura ariko ibi bintu aho mbimenyeye ngiye gushyiramo abana banjye njye ntabwo urugero rworoshye hano mu mibare nsaba n'abantu b'abahanga bakoresha ikoranabuhanga kujya basura urubuga rwa ejo heza ujya kuri Google bisanzwe nubwo wajya ku rubuga rwa ejo heza akadomo rssb.rwa ni urubuga abanyamuryango bose bajyaho nubwo washyiraho ejo heza mubazi kuri Google uyu munsi niba mfite umwana w'umwaka wavutse urugero rujya rushimisha cyane nk'iyi intego idasanzwe ishyaka amaze kwivuga byose ni disipurine ndavuga ngo ibi bihumbi 10 ngiye kubera nk'atari ibyanjye ku mushahara mbwira n'umukoresha ayamvanira yanshyire ku mwana mere nk'uyibagirwa ku kwezi muri ya projection ya ejo heza kuko muri ejo heza umuntu atangira gufata pension afite imyaka 55 uno mwana azaba afitemo izi miliyoni bidusomera ishyaka no automatic miliyoni 20 miliyoni 250 uretse gato twumve no kuvuga ako kantu kumve umushyiremo ibihumbi 10 yafite umwana wavutse uyu munsi ushyizemo ibihumbi 10 nkora kuri yo FM ayo bampemba 10 ndakubwira umukoresha wanjye yamvaniremo ujye uyanshyira ku mwana mu buryo bwa declaration turabikora yego wa mwana wanjye azagira igihe cya pension ku myaka 55 afitemo miliyoni 250 na magana niyo magana na bivuze iki rero arayo namuzigamiye tout simplement kandi wa mwana wanjye wibuke ko ntazamuzigamira afite 30-40 yashatse yakoze ahubwo nawe azageraho asange yanzira namuciriye arayikomeje harimo amahirwe rero nk'ayo ngayo muri aya 250 urumva agiye kumusindagiza kugeza ku myaka 75 muri ejo heza uyafata igihe cy'imyaka 20 ariko muri aya mafaranga muri ejo heza wemerewe guhita ufatamo avance ya 25% ukakoresha umushinga noneho yandi buri kwezi akajyaza agufasha wa mushinga wawe kandi aragumya akunguka aya ngaya ni amafaranga babaze watangira gufata ku myaka 55 uru rugero ni urugero rugaragara noneho nayimvuze cya SMS y'umuntu aka kanya ugiye ku kanyenyeri 506 urwego iyo usanzwe muri ejo heza rizigamiye ukajya kuri rimwe kinyarwanda ukajya kuri 4 ubwizigame bwanjye bahita bakwereka nayo wungukiwe ubinyungu yayivuze gutya ariko hari ukuntu bizamuka ukabona irajya kungana hafi cya kabiri cyayo watanze ubwawe ni uvuga ku muntu wizigamiye miliyoni akaba yarahawe n'uruhare rwa leta yatanze uruhare rwayo mu gushishikariza abaturage kwizigamira muri ejo heza mu gihe cy'imyaka 3 aho yakurikizaga ibyiciro by'ubudehe bikiriho ku buryo umuntu yahabwaga 100% niba ari mu cyiciro wahoze ari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri yashoboraga guhabwa 100% cyiciro cya gatatu ugahabwa 50% yayo washyizemo oya nta apana yo washyizemo uruhare rwa leta ntabwo rwagomba kurenga 18 kuko abanyarwanda bose bagiyemo ntabwo leta yabona amafaranga itanga ntibwarengaga 18 ibyo rero nabyo byagize uruhare mu gushishikariza abanyarwanda kubyitabira ariko noneho ufashe urwo ruhare rwa leta n'inyungu ukabireba kuko biri ku ikoranabuhanga bisigaye bishimisha umuntu agafata icyemezo cyo kuyongera yo kuyongera ubu tugenda dukora ubukangurambaga yongere n'ayawe mbonereho umwanya mbwira abanyarwanda izi deposit amafaranga ubika kuri banki singiye kuvuga ku uburyo ku rwego rw'ubukungu kuko mu ntego za ejo heza uretse kuzamura umuco wo kwizigamira mu banyarwanda ndetse no guha buri munyarwanda n'umunyamahanga utuye mu Rwanda amahirwe yo guteganyiriza izabukuru harimo n'indi ntego ya gatatu yo kuzamura ubukungu bw'igihugu no kurwanya ubukene yabikomojeho shyaka ubu tugize amafaranga menshi ubwayo tugaha amabanki leta ubwacu bikozwe n'ibi bigo byacu nibwo
todentere mu kinyarwanda ngira ngo urwunguko ubwarwo rwagabanuka ukajya kuri banki ugafata amafaranga mutuzi aho turi twumva muri bihugu yahoze avuga byateye imbere aho usanga umuntu afata inyungu kuri 2%, 1%, 0 n'ibice bingahe nuko amafaranga aba ahari. ubu rero dufite amafaranga menshi nk'uko nguko turi impamvu dushishikariza byumva kuko ni amafaranga ushobora kwibaza ngo uzanyungu ziva hehe. Leta niba aho ujya ngo ijye gufata amafaranga muri bya bihugu byo hanze izabyungukira abaturage bayo bakaba batera imbere. Ubu ibigega nk'ibi nibyo byo gufasha igihugu kuba noneho hakorwa ishoramari muri byakorwa remezo noneho inyungu leta ikazizana mu banyarwanda ubwabo. Turacyari kuri 94 n'ibice bitatu Royal FM muradukurikira mu kiganiro Face the Nation. Turi kumwe na Shyaka Nyarwaya Michael, ni umuyobozi mukuru wa Afri Global Cooperation Program, ari kudufasha kuri gahunda bamazemo iminsi bari gukora y'ikitwa financial literacy cyangwa se kwigisha abantu uburyo ifaranga bari byaza umusaruro ryabagirira umumaro. Hanyuma kandi turi kumwe na Jean Baptiste, akaba ari coordinateur wa gahunda ya Ejo Heza mu karere ka Nyarugenge ndetse na Karongi. Turimo turaganira kuri uyu muco wo kwizigamira bigeze he abanyarwanda barawumva bate, bamaze gutera intambwe ki. Reka dufata akaruhuko gatoya hanyuma mu kanya tugaruke no tuvuga kuri Ejo Heza. Ndashaka ko hari ibibazo byinshi numva nshaka kubaza. Ubu tunyuzemo ibyiza byo kwizigamira tubivuzeho, nagira ngo noneho ibibazo abantu bafitiye amatsiko mu kanya ndabibabariza, ariko nabo ndaza kubaha umwanya nabo bagire icyo bibariza. Imyaka 50 reshize tukugezaho ibyiza. Royal FM mu kiganiro Face the Nation twongeye kubaha ikaze, muze kudutelefona cyangwa se mutwohereza ibitekerezo byanyu kuri nimero ya telefone ngiye kubabwira ni 07 kanye nze nyibandiki nani nyibabwire muhamagare rwose mubazi ibibazo mushaka kusobanukirwa, mwumva mwifuza ko mwasobanukirwa kuri izi ngingo turi kuvugaho. Ni kuri 0791 byandika ahantu 0791 230 600. Iyo nimero uyihamagare 0791 230 600. Iyo nimero uyihamagare ndakwitaba ikibazo wifuza kubaza aba turi kumwe ubabaze, cyangwa se n'igitekerezo wifuza gutanga ugitange. Jean Baptiste njya mbabaze, muri Ejo Heza ni bande bantu bemerewe kujya muri Ejo Heza n'abatabyemerewe? Ejo Heza ni gahunda idaheza. Buri munyarwanda wese yemerewe kwizigamira muri Ejo Heza, ndetse n'umunyamahanga utuye mu Rwanda byemewe n'amategeko wafashe indangamuntu y'u Rwanda igenewe abanyamahanga. Umunyarwanda wese se utarageza igihe cyo gufata indangamuntu cyane n'umwana wavutse uyu munsi turamwandika dukoresheje iriya ID cyashye isigaye itangwa no kwa muganga tukunze kwita application number. Uriya mwana rero muri Ejo Heza konti y'umuntu n'indangamuntu. Ushaka kwibaza ngo uwo mwana utaragira indangamuntu bigenda bite? Mbere twari dufite system ituma umwandika akagira nka su konti ya papa we, ariko ubu umwana umwandika kuri konti yiwe yakurikije ino code abana bavukana. Nicyo kiza cy'ikoranabuhanga. Muri make ni nka umwana asigaye avuga kana indangamuntu. Rero niyo tumwandikaho akazigamirwa. Yego. Birashimishije rero umubyeyi wese utwumva, niyo mpamvu twatangaga rwarugero rw'umwana umwe w'umwaka umwe wazigamirwa 10,000 buri kwezi akazasaza afite 250,000. Muri make rero ni buri muntu wese, buri munyarwanda arabyemerewe. Buri munyarwanda arabyemerewe. Umwana arazigamiwe ashingiye kuri kode, igihe kirageza arakuza afashe indangamuntu ye. Yafashe indangamuntu ubwizigame bwe bwimukira ku ndangamuntu. Hari icyo twita upgrade muri system, uhita muzamura bikagira. Usanga ari ibintu byiza cyane. Ngira ngo amahirwe abana, reka nivuge amahirwe abana banjye bafite, iyo nyagira nibyo twavugaga iyi system ikaba yaraje umva ndi mu miliyarderi. Uretse mu misiri imbere vision mwavugaga Singapore mukavuga n'ibindi. Jewe nahoze mbwira abayobozi banjye nti iyi gahunda irakomeye mu buryo turimo twubaka ibintu. Urumva turimo turema n'umwana mu myaka 55 nzaba ndiho cyangwa ntariho, ariko twarubatse babana. Uyu mwana aya mafaranga iyo atangiye kuzamuka ubwayo yemerewe 40% yamubera yashorwa mu yahabwa akajya mu by'amashuri education. Ayemererwa ryari? Ndavuga aba bana tuzigamira hakiri kare. Urumva bazajya kugira nkoresheje iyi mubazi nshishikariza nibyo navuga ngo n'abantu bikoranabuhanga bose na telefone biremera ushyizemo kuri Google Ejo Heza mubazi ni nka calculator ikwereka
igihe cyose utangiriye igana porojegita igihe icyo ari cyo cyose bigaragara ko abana tuzigamira rero amafaranga azaba ari menshi urugero nk'umwana wanjye w'umwaka umwe nimuzigamira uyu munsi aza kugira imyaka hano ndabibara nkabibona aza kugira imyaka nka 20 afitemo miliyoni nyinshi nta kibazo cy'ishuri yagira azasabamo 40% amubere ayakoreshe muri education mu by'amashuri 40% kandi ashobora kukubakira icumbi icyo twita housing ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ngo urindire kugeza mu gihe cya pansiyo iki cyakunze kwibaza ibaze ukuntu wabura nka minerivare yo kwiga kaminuza kandi kuri konti ufite miliyoni nka 30 noneho ukabura minerivare kandi birashyika kuko amafaranga utemere kuyavanaho ariko hari ibintu byatekerejwe bitatu education housing na loan muri banki ni ukuvuga ngo ushobora aya mafaranga kwifashisha ni ukuvuga ngo ni umutungo wawe utimukanwa banki yaguheraho n'inguzanyo igipimo cya 40% asigaye akaba ariyo azagufasha mu bihe bya pansiyo ikindi kandi imyaka 55 itaragera ukagira nk'ikibazo cy'ubumuga bwa burundu y'amafaranga wemerewe kuyasaba ku myaka warugejejemo urumva ubumuga ntibuteguza cyangwa uburwayi ukayasaba ibyiciro uhitiyemo cyangwa ingunga imwe kuko ubumuga bwa burundu n'uburwayi bakayaguha yose uko bishatse hari n'uvuga ati ngize ubumuga bwa burundu wenda na umukozi hariya mu gakiriro imashini nkaze kuboko cyangwa iki ariko mujye muyampa mu byiciro donc iteko rivuga ko ni ibyiciro uhitiyemo cyangwa ingunga imwe ibyo rero nabyo birafasha ntabwo wabura kujya kwivuza indwara idakira kandi ufite amafaranga muri ejo heza ni ukuvuga ngo utaragira igihe cya pansiyo wemerewe kugira uburyo wayakoresha hari n'ibindi bintu bitekerezwa nibimara kujya mu itegeko tuzabivuga kandi byiza hari ibyo tutajya tuvuga bitaragiye umuntu yakwibaza ngo yahe mafaranga y'intangiriro umuntu yemerewe gushyiramo utajya hasi nayahe urakoze tubwira abanyarwanda ko ejo heza iri open irafunguye ni amafaranga yose ufitiye ubushobozi tuvuga ko ejo heza ni ubwizigame bushingiye ku bushake kandi no ku bushobozi bwawe aha nimvuga ubushake birashaka kuvuga iki nta muturage ugomba kwimwa serivisi ya leta cyangwa yindi ngo atatanze ejo heza iyi radiyo yanyu ntabwo yemerewe gufungwa ngo ni uko abakozi batari muri ejo heza wenda ari umusoro bagufunga cyangwa bakayifunga abakozi basanzwe kuri ya pansiyo igenwa n'itegeko isanzwe ya RSSB wenda naho baguca amande n'ibihano muri ejo heza niyo mpamvu turimo twigisha abanyarwanda umuco wo kwizigamira bishingiye ku bushake kandi no ku bushobozi bw'umuntu nta mafaranga rero ntagenwa ariwe aka kanya iyo ukanze akanyenyeri 506 urwego ushobora kwizigamira 1000 nimugoroba 2 ejo 3 njye nigeze nkora test donc nta periode igihe ubishakiye n'igihe ubishakiye n'igihe ubishoboreye niyo mpamvu dushikiriza abantu ngo uko ubonye ako ka misiyo uyarya yose uko ubonye tip twigisha abasore n'inkumi mu mahoteli no mu maresitora umukiriya nakubwira ngo fata agafanta ntabwo 5,000 ntabwo azagukurikirana ngo ariko fanta wituyinywa 5 guhaye ushobora guhita ufatamo 2 ukabizigama cyangwa 1,500 handi wenda ukayakoresha ikindi kintu ugaza kuyakoresha mitiki muri make hari n'ubundi buryo twashyizeho akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 ugakurikiza amabwiriza icyo twita autosave kuko abantu benshi bakunda kwibagirwa ushobora kuvuga wowe patience akanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 3 ushyiremo systeme yo kwizigamira bihoraho igiye avanaho itarinze kukubaza uyashyira kuri momo abari kuri momo noneho ukayibwira ko izajya wenda ivanaho urugero 500 ku munsi 500 ku munsi cyangwa 1,000 ku munsi biterwa na bwa bushobozi bwawe mu yandi magambo muzi ko pansiyo isanzwe hari pourcentage zigenwa hano rero ho ni free nayishoboye hari ugira cyagakira mu bijana ako kanya kuko ari umucuruzi kuko abishoboye hari ubigiriye amaze kubyumva atereka nizigamire aya naya ni open hari ubwo buryo bwa autosave bushoboka nabwo abanyarwanda bajya bakoresha ni gahunda turimo twigisha cyane abamotari bigeze kujya bayisaba akavuga ati genda byibagirwa kandi cyiza cyayo uyu munsi niba kuri mu muntu amafaranga isanzeho irikomereza ntabwo ejo ngo nuyashyiraho ngo ejo wari wiyemeje kujya ushyiraho 1,000 ku munsi ubwo umuntu aguha 5,000
ubwo hashize iminsi 2 nta momo iriho ngo leta ivuga ngo reka mbanze mva bya 2 by'ejo utashyizeho ya ntabwo ari kwikora itanga umudendezo. hari bishobora kubaho tuvuge ntangiye kwizigamira imyaka 10 irashize ndapfuye bikaba bitagishoboka ejo heza ayo mafaranga bigenda ubwizigamire ejo heza ni umutungo nk'uko twabibonye usanzwe nk'iyindi hakigiye hakurikizwa iteko ry'izungura mu gihugu. warashyizeho umuntu ushobora ntabwo umushyiraho mu iteko ry'izungura birazwi umugabo wasezeranye n'umugore byemewe n'amategeko iyo yitabye Imana azungurwa n'umugore, umugore yaba adahari akazungurwa n'abana, abana badahari umuryango bose niba ntari nyakamwe nta muntu yagiraga umubyeyi mukuru leta iramuzungura amafaranga ikayakoresha ibikorwa muri make ntago amafaranga yaburirwa irengero ntabwo bishoboka. ubu hari abajya bayasaba hari abayasaba bakayahabwa ndetse nta bintu bidasanzwe ni ibaruwa gusa wandika ugashyiraho icyangombwa cyawe indangamuntu ubundi ukayahabwa n'amata. ikindi tubwira abantu ko kuri buri kagari dufite umukozi w'akagari sedo. iyi ni gahunda ya leta izamura abanyarwanda. ntabwo nkunze kujya mbibwira abantu twariya dukorana ngo ibi bintu ngo bya RSSB ni leta umuturage ni leta iri ku kagari ku murenge dufite umukozi ushinzwe wahawe inshingano za ejo heza uzikurikirana. niyo mpamvu mbwira abantu ngo ntakirwe akora amatike ajya ava kurengaje kubaza ikibazo i Kigali mboneraho gutanga n'umurongo utishyuzwa 5006 ni umurongo utishyuzwa wabaza ikibazo cyawe bagahita bakigukemurira cyangwa bakanakuyobora aho gitangira. ibi byaroroshye urumva nta muntu ugomba kujya. ikindi kwiyandikisha biroroshye urabizi kera twafunguzaga konti wajya kuri banki y'amafoto 2 biki uzana ibingi magufi. ubu ni akanyenyeri 5006 urwego bagahita kubwira kwiyandikisha ugahita ushyiramo indangamuntu yawe ukaburanditswe bikaba birarangiye ukaba ugiye muri gahunda ya ejo heza kandi ntibisaba izi telefone zacu zihenze ntabwo bisaba smart telefone gasanzwe karabikora upfa ko ufite indangamuntu yawe hafi ugashyiramo iriya mibare ugahita wiyandikisha ubundi agakurikiraho ya ntambwe yo kuzigama. ikintu gishimishije uzi ko natwe tuvuga ngo duhembwa abanyamishahara mperutse kuganira n'umuntu arambwira ati kuri konti yanjye nahembiwe ejo bundi kuri 30 ubwo twari mu nko tariki 10 ati dore hasigaye 40 atari kureba konti ya ejo heza afiteho 2 miliyoni. ubwo umuntu agenda yimonitaringa ubibireba akaba motivated jya muri ejo heza jya muri ejo heza mbikwereke ubu turaza kubera akanyenyeri 5 ariko ubu icyo nshaka kuvuga ntanze urugero nyine rwo turi kumwe iyo ukanze kare akanyenyeri 5006 urwego rimwe ikinyarwanda ni urugero iyo ugiye kuri 4 ihita ikwereka amafaranga ugezemo n'inyungu zayo n'ibintu byiza cyane. Jean Baptiste uri mu rugendo rwo kwizigamira igihe kikagera ko hari abaturage badafite source y'amafaranga ihoraho ariko akagira igihe akigurishiriza ihene akayashyiramo ubundi akikubitirwa n'ubukene akibera aho ngaho gutyo. icyo gihe iyo bikunaniye ejo bundi bigashoboka nta ngaruka bikugiraho donc ishusho bigenda bite? twabonye ko ejo heza ari ubushake ni icyo twita voluntary scheme. ejo heza ntigira ibirarane si Rwanda Revenue ngo hariho inyungu z'ubukererwe icyo uhomba ni wowe urimo uhomba kuzamura imibare yawe ariko ubundi nta kindi uhomba kidasanzwe. System irakurindira umva igitangaje niba bibaye umwaka mu mwaka utaka bakajya kuyashora nibyo twavugaga ubu inyungu iri hagati y'10 na 13%. nibyo yavugaga 12% buri mwaka ushobora kumara umwaka ntanakora cyangwa 2 ariko yandi yararimo niba warugejemo miliyoni n'urugero izaza ifite ya miliyoni y'ishore ahubwo aragumya akazamura inyungu za buri mwaka hagati y'10 na 13%. ni ukuvuga ngo nta birarane bibaho nta bibazo biba birimo. utubazo tw'amatsiko ndimo ndagenda ntuvanamo ariko sinabura gusoma message z'abantu bagiye bohereza no batweje message. hari umuntu watweje message hano avuga ngo umuntu ugeze mu zabukuru ahembwa amafaranga ngahe buri kwezi. sinzi niba ikibazo cy'uri bucyumva ariko ndumva asa nkaho aganisha ko ku kwezi
azajya abona amafaranga angahe amaze kugera mu zabukuru wenda yarasevinze. biterwa n'arimo ariko ntanga umucyo uko iteka ubu ngubu ryubatse rya ejo heza uba amafaranga yose atageze kuri miliyoni 4. Iyo ugeze mu zabukuru wemere kuyasaba ukayahabwa yose, yego, ingunga imwe cyangwa nanone mu byiciro wihitiyemo atageze kuri miliyoni 4. Kuko n'ubundi reka ntanga urugero rwo mu cyaro, aho kugira ngo bayagabanye mu gihe cy'imyaka 20, urabona ko ejo heza ni ku myaka 55 noneho kugeza ku myaka 75. Ishobora no kwibaza iyo mpamvu ese kuki bateje 70, kuki batavuze ngo ni ukugeza upfuye cyangwa kugeza ku myaka 100. Urabona nka elastique iyo ukuruye cyane iragenda ikururuka, we ishobora no kudacika ariko ikaba ndende, ariko iyo yoroheje iragira. Nuvuga ngo aho ngo umuntu azahembwe 3,000 buri kwezi, byaba byiza uko ugabanyije ugereranyije kuri myaka 75 none ukamuha ari menshi, aho kugira ngo umuhe 3 ukajya mu 30 kwezi. Ni urugero ntanze rworoshye, aho kugira ngo tubigire elastique kugeza upfuye ariko baguha 5 buri kwezi, byanditswa nuko bagabanyiriza hafi bakaguha 50 buri kwezi wabasha gukoresha umushinga. Ni ukuvuga ngo rero yarenze miliyoni 4 n'ifaranga rimwe kuzamura uko iteko ryubatse ubu ngubu, ubwo ubugiye muri system ya pension. Urimo wibaza rero gute bayacamo ibice gute? Noneho buri ni ukuvuga ngo uburyo bibarwa biroroshye, no kupimira kuri cya gipimo cy'imyaka 75 iri imbere bakagabanya, ariko impamvu bijya binagora utavuga ngo numaro y'uyu kuko ahora shorwa ahora azamuka. Ni ukuvuga ngo ayo utangiye gufata, niba utangiye gufata 100 uyu munsi, yego, muri uno mwaka uzafata amezi 12. None impamvu tugera mu ndi mwakurikiyeho hazahita hajyaho inyungu, ntabwo arashobora yariyongera, ni ihame. Azatangira renda tufate makeya cyane, twavuze ko hagati y'10 n'10 uhita utangira guhabwa 110 gutyo. Icyo bita intérêt composé, mu bize ibintu bya gestion barabizi, compound interest nibyo usanga ahora azamuka bitewe n'intuza, ariko igipimo apimiraho niyo myaka ugomba kuzayafata. Ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka 20 ayo wizigamiyemo abashizemo bwa nyuma. Icyo kirasobanutse. Harimo abenshi bibazaga uko ibintu bishobora kuzagenda. Murakomeza muhereza ibitekerezo byanyu kuri 0791 230 600. Reka tugaruke kuri Afro Global Cooperation Program, turebe mufite ibyo muri gufasha abaturage. Ntabwo twinjiyemo neza muri gahunda zanyu za buri munsi, ariko twarebye kuri ino ngingo cyane yo kwigisha abantu bijyanye n'ifaranga no kwizigamira. Iyo murimo murabigisha musanga ari bihe bintu bibaremereye ku buryo muvuga muti icyaduha tugahandura riri aho riri mu bwenge bw'abantu, ku buryo iyi NST2 wakomeje kutubwira ishobora kuzagerwaho kuko hari umusanzu iyi gahunda yanyu itanze. Murakoze cyane Pastor. Icyo mbajije ubona imyumvire abantu kwizigamira ntago barabyumva neza, kandi twakabaye tubyumva. So iyo tubigisha duherutse kugira tour mu ntara zose z'igihugu, ariko murabizi ko nibura dufite 65% urubyiruko. So twibanze ku rubyiruko, ariko twari turi kumwe na BDF, turi kumwe na RDB, turi kumwe na FDA, turi kumwe na Lika, hari ibigo 5 bya leta n'icyacu. Tujya muri RP ni Rwanda Polytechnic, duhereye kuri iyi Kigali ahangaha, ariko tujya mu zindi zose. Impamvu twagiyeyo ni iki? Twakubwiye ko twebwe twigisha ikintu cya financial literacy, ikintu cy'amafaranga ariko n'ubwizigamire, ariko twebwe aho tuganisha cyane nicyo bita entrepreneurship ni ukwikorera. Buriya ejo heza ikintu bagomba gutindaho cyane, natangaho igitekerezo. Ejo heza nanjye ndimo, ariko abantu ejo heza nibayirebe nka investment, nibayirebe nk'ubucuruzi, ishoramari. Koko ikintu cyunguka 12%. Wigeze kuvuga ngo ntabwo wabibona ku isi hose. Ngize amahirwe yo kugenda, nta banke n'imwe, ngize amahirwe yo kugenda mu bihugu bitandukanye, iyo nyungu ntawe ushobora kuyibona.
umunyarwanda uri mu kutwumva uri mu mudugudu mu isibo ubu ngubu niyumve ko ejo heza ari investment, ari ishoramari. Ishoramari ufata ibihumbi 100 ugashyiramo mu mwaka ukaba wungutse ibihumbi 12. Ufata miliyoni ukayishyiramo mu mwaka ukaba wungutse ibihumbi 120. Ufata miliyoni 10 ugashyiramo mu mwaka ukaba wungutse miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Ufata miliyoni 100 washyize abantu nizo babika mu mazu badashaka kugaragaza. Ufata miliyoni umuntu akavuga ngo ugiye mfite miliyoni 100 kuri konti, ukumva yazishyize kuri konti ya banki tuze ngo yaranaziborotse. No, abantu nibave muri iyo myumvire dukore uraboroka wiboroka. Fata amafaranga uyashyire muri ejo heza. Ku mwaka miliyoni 100 zirakungukira miliyoni 12. Izo miliyoni 12 nazo zirimo zirunguka miliyoni 1,120. Ibyo bihumbi 100 miliyoni 1,120 birunguka nanone ibihumbi 120. N'ibyo ibihumbi 120 nabyo birunguka ibihumbi 10. Amafaranga arimo arakora yandi. Abantu nibareke kuboroka amafaranga, abantu nibareke gufata amafaranga ngo bayashyire mu mazu, ayandi ngo bayashyire mu mamodoka. Nibazana amafaranga, ibibanza nabyo ubu ngubu byarazamutse, birimo birazamuka. Iyo nayo ni business ye. Ariko ikibanza hari ukuntu nacyo ushobora kukigura, nacyo ntago ngiye kubivugaho cyane. Ariko rimwe hari ubwo ugira gutyo ukagira master plan ukabona irahindutse, ukavuga ngo hagiye gucamo umuhanda, ariko ntago uzigera ubona. Nkange reka mvuge koko ibi bintu by'amafaranga dukorana na Arnite Iterambere Fund, dukorana nabyo Rwanda Stock Exchange, tujya tubatumira mu biganiro byacu, Capital Market. Katuvuge ko noneho nka Arnite Iterambere Fund amafaranga uyashyiramo bakakangukira 11 n'uduce 78. Ariko ayo mafaranga aho yakenereye hariho hose urayabona. Ubwo ngubwo gende ndavuga nka ejo heza irimo irakora akazi kayo, ariko dufite abapatana dukorana nabo Arnite Iterambere Fund. Aho yakenereye ushobora no kuyabikuza online bitagusabye kugira ngo ujyeyo. Ibyo byose ni ibintu biri mu kudufasha. Nimba washyize investment ishoramari ejo heza nta kibazo, nurishyira muri Arnite nta kibazo, nugura amabondi nkatwa abacuruzi yushaka amafaranga menshi, nuko ubanza ugafata business yawe ukayishyira ku isoko stock exchange kugira ngo business yawe igaragare. Nimba ukeneye amafaranga uzabashe kubona menshi udashobora kubona mu Rwanda. Ayo nayo wayajyanye muri Rwanda Stock Exchange, muri Capital Market, nta kibazo gihari. Icyangombwa nuko abanyarwanda bagomba kwizigamira. Basya twavuze ibintu byoroshye. Iyo umuntu ahereye ku giceri, igiceri ni ikintu gitoya cyane. Abanyarwanda banyumve, ndumva nta muntu nakomeretsa mvuze igiceri kimwe cy'ijana. Waba ufite akazi waba utagafite, n'umuntu ashobora kukigutwerera. Katuvuge amakarita dukoresha nangahe, duhamagara, icyo ni kimwe. Iyo twasohotse, reka mvuge ku rubyiruko, ubwo nakubwiye ko twakoze tour yo kujya muri RP zose mu gihugu. Ariko turimo turajyanga urubyiruko bizigamire nk'itsinda, cyo ni kimwe. Nibajya kuva kuri kaminuza, twaganiriye n'urubyiruko, wenda babona buruse y'ibihumbi 40. Ibyo bihumbi 40 mukuyeho igihumbi mukizigamira muri itsinda, cyangwa mukizigamira muri abantu 10, mwasoza iyo myaka 4 mukaba mufite kapitali yo kuba mwatangiye. Koko bamwe barabaza, abandi nabakanishi, abandi bakora iby'amasaro, abandi aho kugira ngo musoze muza gusaba akazi, mwakwizigamiye mukiri mu mwaka wa mbere, mwarangiza ayo mafaranga mukayashyira hamwe, mwazavayo mukaba mufite amafaranga yatangira company. Abo turaba tubakize muri cya kindi cyo gutanga akazi. Ni 10 bitangiriye company yabo, barabatangiye gukora. Mfite abantu bajya bankorera imodoka bize muri RP yahangaha i Kigali. Ni abantu bafite amagaraje barangije hariya, bahera ko baza centre batangira igaraje. Abo baba barabashije kwizigamira. So iyo turi mu kuvuga kwizigamira, turimo turakureba mu ishoramari. Iyo turi mu kuvuga financial literacy, turimo turabireba mu ishoramari. Turagira ngo umuntu arangize, okay, wenda nimba nta group wagize, wowe izigamire ku giti cyawe. Ariko nurangiza, uzi ko umuntu arangiza kaminuza
kugira ngo uzajye gusaba akazi uri mu gusaba itike kuva mu rugo utayiguhaye ugatangira kurakaranya nawe ngo ariko kubera iki batadufasha ariko abantu baragufashije uriga kandi abanyeshuri bajya bavuga ngo nta mafaranga bafite buriya ahubwo abanyeshuri nibo baba bafite amafaranga menshi kuko umunyeshuri ntukodesha inzu umunyeshuri nta rugo ufite ntabwo uri bwigisha umwana iyo tuba twarayikoze twagiye muri east west south north tujyayo hose twagarutse hari ikintu kirimo kugaragara gihinduka ariko umuntu akakubwira ngo twebwe ntayo dufite ngo umuntu yizigamira yafite umuntu ntago yizigamira yafite ariko reka tuvuge no ku bantu bakorera umushahara kwizigamira ufata nibura 10 direct utaraba no kujya mu zindi expenses utaravuga ngo ngiye wishyura inzu wishyura roni wishyurira umwana 10% y'umushahara wawe uhembwa ukaba wabikoze automatic arajya kuri Ejo Heza cyangwa arajya kuri Alnight Iterambere Fund iyo ubikoze gutyo biragufasha ariko iyo uvuze ngo urashaka kwizigamira yuko wamaze gukoresha ibyo ukeneye n'ubundi bisoza amafaranga yashize ntago bishoboka ibyo bintu so abantu bagomba kumenya ko kwizigamira ni umuco ni discipline kandi discipline ikuganisha ahantu heza twebwe turimo turigisha abantu aho kugira ngo uzashaka akazi wakwizigamiye muri kumwe n'itsinda mukazatangira kampani yanyu mwakwizigamiye uri wenyine ariko kugira ngo nujya no gusaba akazi utazabugora abantu kwimprima CV udafite amafaranga yo kwimprima CV ariko nanone nitiki kujyana so hari ibintu hano bigera nko kuri 5 shaka kujya buriya urebye ibihugu twavuze tuvuga Djibouti reba Djibouti ni yahanga muri Afrika bari abantu bizigamira 70 no kurenga kwijana ni ikintu gikomeye banarenga na Qatar iri muri 60 n'igice kimwe kwijana Singapore iri muri 60 n'igice kimwe kwijana ariko iryo janisha ni iry'icyo ntago ni uburyo bwo kwizigamira nkuko turi mu kuvuga ngo muri 2029 tuzaba tugeze kuri 25 kwijana bo bamaze kugera kuri 60 Djibouti yageze kuri 70 by'abaturage babo umuco wo kwizigamira n'iyi ngiyi Congo Brazzaville iri muri 50 n'uduce mu buryo bwo kwizigamira ibyo ni ibihugu abaturage babo bamenye akamaro ko kwizigamira hariya twebwe ngo turi kuri kangahe 12 turimo turajya kuri 13 kandi turabura imyaka nk'itatu n'igice kugira ngo tugere kuri 25 urumva niki tugomba gukuba kabiri ibyo bintu rero birasaba imbaraga birasaba leta birasaba twebwe abikorera birasaba civil society birasaba amatorero nkuko bigisha gutanga icyacumi bagatanga n'amaturo nibigishe abaturage babo abakristo babo uburyo bakwizigamira muri Ejo Heza n'uburyo bakwizigamira muri Alnight Iterambere Fund ariko babe bafite Ejo Heza kuko umukristo mwiza numeze neza mu mwuka ariko akamera neza no mu mubiri so umuturage udafite freedom ku mafaranga ni ikibazo nimba umuturage adafite itikiri bumuzane gusenga icyo ni ikibazo so itorero rigomba kwigisha abantu ikintu cya saving ikintu cya financial literacy ikintu cya security yo wizigamiye uba umuryango wawe ufite security yo wizigamiye niyo wagiye muri bank bakareba harayo wizigamiye biroroshye kugira ngo baguhe loan ariko igihe cyose wagiye muri banka gusaba loan bakabona uri muri negative nabo ntago baguha amafaranga buri abantu ba banka baguha amafaranga ashobora no kudagusaba ingwate ikaba amafaranga so nimba twabonye ko igiceri kimwe gishobora kuva mu miliyoni mu myaka ya yindi 20 twavugaga 25 hashobora kuva mu miliyoni 10 tukabona ko nibura ibihumbi 2 by'amanyarwanda bishobora kuva mu miliyoni 18 wazi kuba mu myaka 20 hakava miliyoni 40 twabonye ko ibihumbi 5 buri munsi umuntu abyizigamiye kandi ayo mafaranga urayizigamira akagenda byara inyungu umunsi ku munsi so reka duhere nibura ku giceri ntitujye kure ariko ufite miliyoni abashe kuyishyiramo ufite 5 azishyiremo ufite miliyoni 100 azishyiremo ufite miliyari ayafate ayashyiremo amafaranga byara inyungu so imbogamizi abantu nago barabyumva mindset ikindi urumvishije ikintu yatubwiye ati ibi bintu se nago bizahera ko bigira ngo ntago ibi bintu bizamera nka microfinance Ejo Heza ni ya leta Alnight Iterambere Fund ni ya leta Capital Market ni ya leta
Rwanda Stock Exchange ni iya leta. Ikintu cya leta nabonye abantu babikaga muri beka kera mbere ya jenoside yakorewe abatutsi baraje amafaranga yabo barayabona. BPR abantu babikaga muri BPR n'ubu baracyari abanyamuryango ba BPR. Rero yari ikintu kiri regulated na leta, yari ikintu cya leta, abantu bagiye bumva ko ari ikintu kizewe. So numva twebwe gufata amafaranga yacu tukayashyiramo, gufata amafaranga ukazigamira umwana wawe kugira ngo umwana atazasoza uwa gatandatu cyangwa ngo asoze kaminuza utangire kwirirwa uhamagara Pasiya uwo mwana wanjye warebaho umunshyirira. Ibyo bintu abanyarwanda tubicikeho. Uwo mwana wanjye warebaho umwinshyirira ntago nawe afite uburenganzira buryo ari butanga akazi. Umwana wakaye waramuzigamiye bigatuma uwo mwana abasha kwikorera, yamara gukora agatangira kurangura, akagenda mu mahanga akazana ibicuruzwa, agatanga akazi. Watangiye kuvuna abantu ngo uwo mwana areba uko umumfashiriza. Yusa ngo wamuzigamiye kuva kandi nago biri it's not too late. Mu cyongereza baravuga it's not too late. Nago birarengerana. Ari jewe nahera ubu, ari wowe wahera ubu, ariko twebwe twarabitanye. Kandi ntango urugero rwihuse koko twigisha bisaba practical knowledge. Giye nafashe icyemezo umwana wanjye umwe abatoya nibura buri mu gitondo bagiye ku ishuri mfata amafaranga nkayabaha. Ayo mafaranga bakayashyira ahantu. Ibyo ni umuco. Uyu munsi arambwira ati ariko papa ejo bundi ntago wampaye kwizigama ndi mukuza kandi ntago yamenye ko nje kwiga ibi. Umwana kandi afite imyaka 7 arimo aranyibutsa ataye kwizigama. Nayafata nkayamuha, namara kuyaha akayashyira ahantu, yamara kuyashyira ahantu yamaze kugwira mama we arayafata akayajyana muri RNIT. Arayafata ubwo ngubwo nakubwiye ko nanjye muri ejo heza ndimo nshobora kuba ntashyiramo uko bikwiye, ariko namaze kujyamo kandi harayishyiramo. Kandi buriya kwizigama bisaba kugira inzira nyinshi, ntago yizigamira ahantu hamwe. Ubwo mama wabo yamaze kuyafata akajyana muri RNIT arimo arunguka. Aba bana bazajya kurangiza segonderi na kaminuza, ntago nzaba mfitanye ikibazo nabo. Ubwo umuntu ashaka kuvuga ati shabo ngabo barayafite buri munsi mu gitondo shahora yabona. Ibyo navuga uravuze bita bihora ni message ndi gusoma hano y'umuntu witwa nibari Karemera. Yavuze ati ibyo muvuga kubyumva ni byiza, kubyumva ni byiza, ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo biragoye. Umuntu yaba afite ibibazo uruhuri n'amafaranga abona atabisoza ngo arajya kuzigama. Ikintu kose si ikibazo se. Barambajije ngenda ajya hano ndigisha nkiri mu karere ka Gakenke. Umusaza arambwira ati rero ntabwo ari umusaza ariko wabonaga ko ati ibintu ni byiza cyane ndanabyumva, ati ubona byigishe neza. Ati ariko se ati nta buryo mwajya mudushakira amafaranga mukayaduha ubundi tukayazigama. Amafaranga yo kuzigama. Ati twabyumvise ikibazo naho tuvana amafaranga. Ariko kandi uwo murenge barorora ingurube. Mpitamo urugero nti hano umukunze korora iki ingurube. Arambwira ingurube igurwa ngaha, arambwira iyo yabyaye abana nsanga umusaza yahise afata icyemezo. Atarega ati nyine ati mbonye ahubwo ikibazo n'uburyo dukoresha amafaranga. Atanze urugero twifatira icyayiciro cy'ijana ku munsi wavugaga kikiri muri ejo heza kuri wa mwana wawe wavutse uyu munsi. Dore ngizi miliyoni zirimo 61 na ku myaka ingahe 55 ya papasi warakoresha icyayiciro kimwe. Niyo utabonera rimwe tanga 3 ku kwezi kuri wa mwana miliyoni 61. Ubu se no mwana si ngombwa ngo kibe kimwe buri munsi bakuvuga uti byibuze mu kwezi zajya nyatanga 3. Pasi hakuvuza akantu kaba bana biwe abakorera. Ngiye nabanye ikintu gikomeye tuye dutanga ingero zifatika. Nigeze kuba Kampala imyaka 2. Ibyo nari ndimo niga hari nize n'umuco. Urabona ikintu bita Boxing Day ije vuba mu Rwanda sinzi niba warakuzizi. Niba muri Cité Francophone Boxing Day bigenda bite rero abana umwana ava ku ishuri babigisha no gukora kirikare. Urabona ko bafite n'ubucuruzi bwihariye bwabo, kandi ko buvuga nabi nyine bwihariye. Umwana ava kwiga muri primaire agasanga mama we ahishije nk'isafuriya y'ibigori nini. Umwana akabateguye nk'ibase nziza akajya kubyikora avuye kwiga, babatoza gukora kirikare. Abaza ikigori ayo kigura niba ari 500 nayo y'amashiringi. Umwana akaza aje kuverisa mama we, muya muverisa harayo bavuganye yo gushyira mu ka box
umwana ava kwiga ari uko bimeze agakora muri weekend muri vacances bagakora cyane bashyira mu kabogisi bakaba kanakoze hari ukuntu bagakora noneho ko gateye ubwoba gasudiriye harimo akenge ntushobora kujya kugakata ujya n'ubundi hahandi basudira bakagasatura n'inuzi niko bigenze abana benshi umubyeyi hari n'igihe umwana amuha amafaranga menshi none iyo bagiye rero kumena utubogisi kuri donc Christmas hariya ni umuco ukomeye cyane barayizihiza ariko wakwereka amatsiko bategereje ya boxing day ya 26 z'ukwa 12 bakagasatura hari n'igihe umwana umubyeyi atekinika umwana tumva ana amafaranga ni menshi reka tugure uniforme cyangwa inkweto nshyashya urumva umubyeyi aroroherejwe iryo ni uburyo bwo kuzigama wenda bitari by'ejo heza by'ibyo tuvuga by'izabukuru ariko abana babitewe nk'umuco umwana umugurira soda ntashobora kuyarya yose ariruka agahita ajugunyamo ibiceri hariya cyangwa inoti yazingazinze y'igihumbi cyangwa ni umuco mu bana ahubwo twaze dutekereza nk'iri somo rya partnership mu masegonderi naho no muri primaire turimo turasaba Mineduc kugira mu nteganyigisho ibyo bongeramo uburyo buri pratique nk'uko Shyaka bivuga no mu byabivuze utoza abana niyo mpamvu tuvuga n'ibituvuga muri ejo heza ntangiye kuzimugamira umwana wanjye ntabwo nzagumye kumuzigamira ari umusaza iyo atangiye akazi asanga wa musingi waciye ni bya bindi muri Bibiliya bavuga ngo umwana mutoza inzira anyuramo azarinda asaza akikurikiza si ubu rero se twize niba mama yarandebaga ikijisho nkamenya icyo ambwiye ubu ngubu umwana w'ikigisho no kumureba ntamenye n'icyo umubwiye kubera iki ari muri televiziyo abashyitsi niba banaje ntacyo twe bashoboraga no kukureba ikijisho nkamenya mama aramwe ngo tumenyetse gahunda jya hanze ndashaka kuganira n'uno mubyeyi ariko aho kugira ngo bo bari bajya hanze basige mu nzu uwo muco rero ubwo ni uburere rero reka tubajyane no muri financial literacy umwana atozwe amafaranga n'iki bayagenza gute ejo noneho hari akantu twakoze mu murenge wa Kigali ko gutoza abana kuzigamirwa muri ejo heza umwana ikigo cy'amashuri akandikira umubyeyi ku ishuri ibaruwa mwarimu akayandika ku kibaho mukoporo ino baruwa mu mukono wanyu gahunda twize nzigamira mubyeyi akandika neza ati mubyeyi nkimara kumva ibyiza bya ejo heza ko umuntu bamuzigamira akiri mutoya ku bushobozi buringaniye budahambaye mubyeyi ndagusaba mu bushobozi ufite nyuma yo kunyishyura minerivare no kuntunga no kugira gute mubyeyi nzigamira muri ejo heza ni gahunda twize nzigamira mubyeyi ikigo twayikozeho tugira ngo turebe ko n'umwana bishoboka abagera nibura 30% batangiye kuzigamira abana babo gutyo ukabona ibara umwana yakwandikiye none ibaruwa arayifata ku rupapuro uruce ugende wandikeho kuri papa kuri mama nzigamira mubyeyi pasiya umwana wakuzana ibaruwa iyo baruwa bwayisoma ukayicikira he urumva ko abana baseka batagiye kumwiza ati ejo bundi waribagiwe niba ari wakerera simbizi ujya ku kazi ariko ejo bundi waribagiwe urumva iyo concept umwana byamaze kujya muri mind reka dukora ibyo ngibyo umuntu aherutse kuza kunsura ntabwo narigeze hari umwana mfite mutoya ntabwo narigeze mubwira aho nkora noneho umugabo dukorana aza kunsura yambaye ingofero ya RSSB amubwira ati ndamupresenta uyu mugabo turakorana kumupresenta abana ngo uri muri RSSB yajya namubwira kuri telefone yakumva nk'ijwi ngo ni wa mugabo muri RSSB yagaruka mu rugo ngo wa wundi muri RSSB ati nibwo nahise mubwira ati gusa umwana yirwa vuga RSSB buri munsi kandi sinari nagize nyimubwira ariko umugabo nimubwiye ntitana no profite kumubwira ibyo nkoramo ntangiye kumwigisha ejo heza abyumve urazigamirwa wowe uri umukire uzasaza uri umukire ubu mwana rero yatangiye gutora ko iwabo nabakire nawe gahunda nuko azasaza ari umukire rwose nta by'ubukene mu mutwe ukabihingamo hakiri kare munyemere dufate akaruhuko gato tumikira badutumyeho gato ubundi mu kanya ngaruke tugana no mu bitekerezo byacu bya nyuma byo gusoza ikiganiro. Hey, hi there. You look
musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo noneho tugaruke nanone mbwira abantu yuko turimo turaganira ku muco wo kwizigamira mu Rwanda kuri ubu ngubu abanyarwanda n'abatuye u Rwanda bageze he bawumva. Turimo turaganira n'abo muri Ejo Heza, muri iyi porogaramu ya Ejo Heza turi kumwe na Jean Baptiste n'uwo mu koordinateri w'iyi gahunda ya Ejo Heza mu turere twa Nyarugenge ndetse na Karongi. Turi kumwe kandi na Shyaka Nyarwaya Mike, ni CEO umuyobozi wa Afri Global Cooperation Program, aho bifite aho bihurira, niyo mpamvu turi kuganira nabo bombi. Ngira ngo tugana ku musozo, mbanze Shyaka utubwire iki kintu cya financial literacy abanyarwanda, ubu bwenge ku bw'amafaranga cyangwa se ubumenyi bw'amafaranga n'agaciro kayo, urabona turakennye, turayafite, n'ubushobozi ni buke, donc duha ishusho y'iki kintu cya literacy kuri finance. Twabonye ko mu by'ukuri amafaranga abantu baba bayafite, koko uko umuntu abayeho kuri iki gihe nta muntu ukibaye. Nasigaye mbona n'abantu bo mu giturage bahaha kandi bahahisha amafaranga bahari, ariko nukumenya amafaranga urayakoresha gute. Nagahari ku bantu ngo buri muntu afite angana n'ayundi, ariko buri muntu afite aye mu bushobozi bwe. Hari uhinga akacuruza ibiribwa ahinze akagira amafaranga abona, hari ufite inka akagurisha amata akabona amafaranga, hari uworora akagurisha ibyo yorora akabona amafaranga. Makeya arahari, menshi arahari, ariko nukumenya uburyo abantu bayakoresha. Kandi hari ibyo tumariramo amafaranga byo ntitubiha, tukumva ngo nibyo bifite agaciro gakomeye. Nimba se umuntu ashobora kwicana na bagenzi be bakagasoma bukarinda bucya, umuntu akagera no mu rugo atatanze na minivare y'umwana, atagize na gute. Amafaranga twabonye ko kwizigamira ayo ariyo yose birashoboka ko wayizigamira, ariko abantu bagomba kumenya ko rigase, umurage, urazigama kubw'umurage wawe mwiza, kugira ngo nugera mu zabukuru utazateza ibibazo abana bawe. Urazigama kugira ngo uhe sekirite umuryango wawe, urazigama kugira ngo wibabaze, wifunge umukanda. Nago kuzigama bisaba, nago ari ambiance, nago ari ugusohoka, nago ari ukujya ku mazi cyangwa kuba ufite ibya mirenge byakurenze, cyangwa ufite ibya mirenge. Oya, birasaba kuvuga ngo ejo hanjye heza hameze hati. Ni wowe rero ugomba kuharema. Ni nk'umuntu warahisemo kunywa urumogi, yakanywa urumogi akangirika agapfa, bambabarire wenda bashobora kuba bari, ariko ni amakosa. Hari n'uhitamo akavuga ati ngiye nzakora, nzashaka. Hari n'uhitamo akavuga ati ngiye sinzashaka, sinzanabyara. Buri muntu afite uko ahitamo ubuzima bwe. Kwizigama birasaba guhitamo ubuzima bwawe, ukavuga uti ndabaho gute. So warumbajije abantu amafaranga barayafite. Amafaranga biterwa n'umuntu, ubundi nta mafaranga menshi abaho, nta na make yabaho. Ndakubwiza ukuri, nabo dufite babakire muri iki gihugu, iyo babaje ngo bafite amafaranga baravuga ngo ahubwo na depoje muri banka ngo nkeneye miliyari 50, ngo ariko niba bazazima. Buri wese ahora avuga ngo amafaranga yarabuze, buri muntu ahora avuga ngo amafaranga yarabuze. Uwabonye miliyoni 20 z'amadolari avuga ati ariko subi 100 z'amadolari nzazibona. Uwabonye 100 avuga ati ariko se miliyoni 500 z'amadolari nzazibona. Rero amafaranga ni menshi bigiyewe n'ubushobozi bwawe ufite, amafaranga ni makeya bishingiye no ku bushobozi bwawe ufite. Birasaba imyumvire, birasaba ibiganiro, mobilization Ejo Heza, RNIT, birasaba mu bigo kudutumira tukabaganiza kuri financial literacy. Umuntu arabona amafaranga, yamara kubona amafaranga katuvugisha ukuri. Nk'ubu ngubu hari ibintu biba byarahanze, yego ni byiza. Umuntu agiye gukora ubukwe, yajya gukora ubukwe bambabarire kubivuga, muri financial literacy ugiye gufata miliyoni 15 zo gukora ubukwe. Roni utangiye abasore n'inkumi icyo kintu bakimbabarireho, koko giye ngomba kureba Ejo Heza h'abanyarwanda bacu n'urubyiruko rwabo. Ufashe miliyoni 20, ufashe miliyoni 15, utangiye uruguri muri Roni. Urahera ko utangira kwishyura Roni, kandi iyo Roni wafashe 15 irahera ko yikuba, ziraba muri 20 na cya 30. Ayo mafaranga uzayishyura kuva ryari? Wakoresheje muri financial literacy, wakoresheje makeya hari, ukakira abantu bakeya bashoboka, abantu bakubaka urugo, ibindi mukazafata Roni mugura ikibanza cyangwa muri mukubaka. Kandi no kubaka nabyo wifata Roni kugira ngo wubake guhera kuri zero. Zamura, nibura ufate Roni uri mukora finissage, ariko urahera kufata Roni uhere kugura ikibanza, uhere kutangira kuzamura.
ikibazo kizagera igihe kwishyura koko ntayo wizigamiye twahoze tuvuga kwizigama banki izaza n'ubundi iyiteze ujye kubona ubona za cyamunara ni ibibazo bigatuma abantu batangira kurakarira leta ngo bizarangira uraza umuraze wawe abana bawe umurage wo kwishyura iyo loni mukaba kwari hatari ibyo bintu rero tugomba kumenya uburyo dukoresha ifaranga nimba uva buriya abahinde nabaye mu buhinde abahinde kuki akora agakorera hasi aba hejuru usanga umuntu mu by'ukuri ahantu utuye urakoresha lisansi nyinshi cyane kugira ngo ariko niho hari hashoboka ko umuntu ahatura yego nibyo ariko iyo ugiye kubara usibye udafite imodoka uri mu gutega iyo ufite imodoka ukajya kubara amalisansi n'ibindi nk'ibyo umuhinde tura hejuru agakorera hano umuhinde ku kazi dore nk'ubu ngubu ko mwaje ku kazi w'ibyo abizana mu modoka ntabwo ari bujye muri pozi twebwe pozi turya amafaranga angahe abantu bagenda bakicara bakarya 10,000 bakarya 5 bakarya 20 bakarya 3 bikube ku kwezi nangahe umuhinda azana amazi ye yo kunywa akazana icyayi bakagikorera aho ngaho akazana ibiryo bye ariko abahinde benshi baraza hano nta kintu afite iwabo yari umukene agakorera amafaranga yohereza iwabo akiha imyaka 5 cyangwa 10 akazasubira iwabo ari umukire ibyo rero tugomba kugira ibyo tubigiraho byiza ariko ntitubyemere n'abashinwa nuko nguko biriya bihugu kugira ngo bitere imbere biba bifite ubukungu bukomeye ni abantu bagiye bizigamira bakihambira umukandara so abanyarwanda bagomba kumenya ko twagize n'amahirwe nyakubahwa perezida wa repubulika tubwira gufunga mukanda abantu bagomba kumenya ko gufunga mukanda bagomba kumenya ko kwizigamira bisaba gufunga mukanda ikindi kintu yaravuze mu Rwanda twigisha entrepreneurship ariko entrepreneurship uyigisha ntaracuruza n'igikwazo uzigisha gute bajye badutumira abantu turi muri business tumaze kugira ibyo tugeraho tukora ibintu muri practical twigisha urwo rubyiruko uko umuntu acuruza kuva ku giceri akazarinda ageza miliyari atari ibintu byo mu mpapuro atari ibintu byo mu mpapuro ni byiza nabyo riba bikora ariko minisiteri yongeremo ako kantu niturangiza tugire gute twigisha abo bantu tubaha n'ingero nkatwa Afriglobe ibyo dukora capacity building dukora mentorship tugira ibyo bita seed capital y'abantu bafite companies baratangiye tukabona hari akantu bakeneye ko tubashyiriramo dushobora gukora ibyo bita seed capital hari abo bita ba angel investors dufite dushobora gutuma binvestinga muri izo companies ariko byose biraganisha kugira ngo umuturage w'u Rwanda aba afite ubushobozi aba afite amafaranga aba afite ubuzima bwiza nimba life expectancy ubu ngubu iri mu kugera kuri 69 hafi 70 ni ukuvuga abantu bagomba kwizigamira koko ubu gupfa ntago abantu bagipfa cyane abantu bagomba kubaho imyaka myinshi iyo myaka uzayibaho gute wizigamiye iki ubucuruzi tugomba kubutoza abantu tugire private sector ikomeye y'abantu bari mu gukora no kwizigamira buriya ubirebye ni mujya mu bacuruzi abacuruzi bagiye kwizigamira umucuruzi gufata 100,000 ngo abyizigamire gufata 200 gufata miliyoni biroroye na koko arimo aracuruza kandi washobora kubifata nyuma yowe kwezi kumwe nyuma y'amezi 2 akahira akayatanga so uyu muco wo kwizigamira abantu ntibawurebe ngo ni umunsi ku munsi ushobora guhera kuvuga uti ku kwezi nzajya ntangaya ku mwaka nzajya ntangaya ikindi financial literacy zigishwe abantu bari barahura n'ibibazo umuntu abona umushahara kuri 25 wamureba kuri 26 na 7 akaba nta kintu na kimwe icyo yizigamira ariko tubereyeho kwiga niyo mpamvu n'ubu ngubu hano ko turi hano hari ibyo twukwigiyeho hari ibyo mwigiyeho turimo turiga buriya dutanga ibiganiro tuba turi no mu kwiga natwe dukuramo amasomo abantu nibemere bigishwe ibyo batazi ibyo bazi babasha kubikora bagira ngo rero nuko nguko murakoze turimo turagana ku musozo nagira ngo nce muri message hano Jean Baptiste agira icyo azivugaho tugana no ku musozo hari kuri Twitter twashyizeho hari uwavuze ati kwizigamira witwa Theogene ati kwizigamira ntacyo ufite biragora ntiwaburara ngo wizigamire rwose abantu bahisemo kubaho ubuzima bw'uwo munsi bati byejo bibara bejo undi arandika ati oya kubera ko nanone heza ntaho ubwo yahinyuraga gahunda yo kuvuga ngo ejo heza ati nanone heza ntaho none ngo ejo heza ati dutekereza ko ari ubutekamutwe kuko ejo ntihabaho niko bivuga niko bibona urumva ibitekerezo by'abantu bamwe na bamwe dufite abandi bati yego kwizigamira ni byiza donc bagiye batanga message nyinshi ariko bamwe baracyabifata nk'ibintu byo kumva ko ari ibintu bidasobanutse cyangwa se abantu badagomba gushyiramo imbaraga hari message wamuha mu buryo buri short ubundi unatubwira noneho icyifuzo
cy'iyi porogaramu cyangwa se gahunda y'iporogaramu ejo heza ubundi ni ryari muvuga muti tuzaba tugeze igihe kinini tuvuga tuti we are satisfied icyo twifuzaga kigezweho ubwo n'aba bantu babwira ubundi tugane ku musozo. Patience navuga ngo abanyarwanda b'ingeri zose duhere ku rubyiruko no kubakuze bumve ko ejo heza hategurwa, ntabwo ari impanuka si amashaba si ibintu byo kuvuga ngo bizizana, birategurwa. Ikindi niba tuvuga ingeri zose inyigisho tushimira na media ibinyamakuru nk'amwe mu mwadutumiye nk'uku uyu ni uburyo ejo heza ni education nibyo mugezi wanjye wa Afri Global Corporation Program yavugaga kwigisha urubyiruko abantu bose itangazamakuru mu bikomeze genda flexible. Ntubona ko turi ku wa gatandatu umuyobozi yarambwiye ati kuri Royal FM niwe twatanze haba nijoro haba ku manywa haba muri weekend gesi je navuze ko nkora akazi si nkora amasaha ni gahunda yanjye. Hari abandi bavuga ngo ndo umukozi wa leta ku wa gatanu uzakora imwitozo wataye ibyo tufatanye twigisha abanyarwanda tuzabona ejo hasa neza koko. Abanyamadini nige nasuye idini imwe sinshaka kubivuga ariko pastor umwe yarambwiye ati bibaye byiza ntibazagaruka. Naragiye nigisha abakristo ndababwira ngo birababaje kubona utura Imana amafaranga ukanyuza kuri pastor ngo azakugereza ku Mana, nakubwira ngo kwitura wowe ubwawe bikaba ikibazo ngo ntayo nabona. Hari abantu batanga icyitwa icya 10 nzi umujene ejo bundi twemo tujya impaka nanjye reka mbivugeho arambwira ati ku mafaranga mpembwa nahaye isezerano Imana ko n'impakazi nzajya nyihaho icya 10 ndabyemeye. Noneho ndamubaza se uyatanga gute ati nyashyira pastor ndayamuha nyine ni ukuvuga ngo yabigize uwo muco yego ariko umubwiye uti yibikire wowe ubwawe turashaka kumbwira ngo jewe iyo siro najyanye titre yitwa kwitura gutura Imana no kwitura wowe ubwawe witura ngahe ndabyigisha korali witura ngahe ariko pastor ati wenda ibintu ntawe uzongera gutura turimo ramvangira gahunda igihe ahubwo nababwira ngo gusaza nabi wari umunyedini no gusebya Imana yego kukubona ku rusengero Sainte Famille ugira usaba ntago bikwiriye. None rero uwo muntu waruvuze ngo kwizigamira ngo ntacyo ufite kutakigira nicyo kibazo ariko turebe nibyo cyakavugaga cyakarukomoje nuko message nayisomye nyuma yatweretse ko nta gihe waba udafite icyo ufite wazigama. Yego ikindi ture nko mu cyaro kubwiza ukuri hari ibintu tuba twigisha no mu cyaro tukahera no kuri urubyiruko. Ubu reka nk'urugero rworoshye nuntumira mu bindi biganiro nzakora demonstration nkwereke naho umuntu yagira ikintu avana. Ubu mu cyaro urukwavu rumwe wagura 3,000 mu isoko cyangwa 5 waruzi ko mu mwaka uzaba ufite inkwavu 112 uzampamagara nzabikwereka demonstration. Urukwavu rumwe mu mwaka rubyara izindi 112 kuko urukwavu rubyara buri kwezi. Ubu mujene watangira ku rukwavu rumwe mu mwaka umwe utaha yababonye icyagira ngo ndimo ndasubiza ngo ntabwo kwizigamira ntacyo ugira. Umwaka utaha uzaba utangiye kugurisha inkwavu ziguha nayo kwizigamira muri ejo heza kandi ukabaho neza. Nzabikwereka muri demonstration. Unamwereke n'ingurube ngira ngo ikibwana kigura 30,000 iyo kigiye kubwagura kibwagura wenda nk'ibintu 12 cyangwa nubwo ahera kuri buri 6 wenda ukabigurisha 30 si 180 kandi warakiguze 30 nabwo yabaza ati se 30 nzayakura he tangira kwizigamira igice ntabwo wayabura kuko hari abayede mu cyaro akorera ubuyede agahita hari inzoga Mana yanjye sinzi ikintu leta izakora ngizitwa dondo ubwonko hari zo n'induce turimo turagana ku musozo iminota yadufashe n'uvuga ngo nanone si heza yumvise ko byagenda muri rusange icyo nasoza dusaba no gusaba ibyo byiciro byose by'abanyarwanda d'abord ba nyir'ubwite ejo heza ni yawe si amafaranga ubundi si imfashanyo utanga ahandi si ayo mfashisha undi muntu n'ayanjye. Ubwo rero kandi bikaba ari n'ubucuruzi bwunguka ku kigero kitabaho ku rwego rw'isi. Ikindi kantu gatoya n'abasanzwe muri ejo n'abasanga mu pension yindi abakozi ba leta abaki nabo bimerewe kugira pension ya kabiri twejo heza. Cyo cyane rwose nacyo kishyireho umucyo abarimu batwumva abaganga batwumva bizigamira muri ejo heza kandi bayongere na yabo.
yewe katugane ku musozo rero mbashimire cyane bwana Mike Shyaka ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye. murakoze cyane tuzafata igihe tuganire cyane bibitse kuri Afro Global Corporation tumenye bimeze bite naho muri muntu yabasura tukareba ibintu bimeze cyane. Ndagushimiye cyane Jean Baptiste ku mwanya waduhaye tuganiza kuri Ejo Heza wakoze cyane. Yego natwe turabashimiye. Mwese mwadukurikiye rero namwe ndabashimiye cyane ibitekerezo mwatanze twabibonye mbifuje kugira ibihe byiza mukomeze munogerwe na programu za Royal FM yitwa Uwiringiyimana Patience tuzasubira kwa gatandatu y'icyumweru gitaha.